ntago nyandeka kubivuga. Umukozi w'Imana aramamaga ati mushumba ni Karama ati ntabara. Ntubaye iki? Ati ntabara. Ubaye iki? Ati cyangwa reka tuze kuraraho. Afite abana 7 nawe n'umugore. Ubwo ni bangahe? Nanjye mfite abana 9 nanjye na madamu. Ubwo iryo teraniro ryari ribaye bangahe? Ndabona ariko se wambwira ikibazo ugize ngagusengera uraho. Madamu atayiga data ko tutateguye aho bararara abo bantu bose turabaraza he koko? Tubwo turabaraza ku gikumba se twateguye kubasengera. Ni mwene da ati Karame nigumaho ndaje. Ati wareka tukaza tukakubwiriraho ndoye ndaje. Ndagenda njyayo ngezeyo arambwira ati impamvu tuje kurari wawe nawe inzu ndi wayiraramo. Habaye iki? Ati madamu agiye gusasa. Agiye gusasa asanga injangwe yikoreye imbeba yicaye mu buriri. Ni injangwe yishe imbeba iri kuyirira mu buriri. Atoya injangwe yikoreye imbeba nzima biri he? Ati ndamubwira ngo uyu mugore naye usigaye uratinya imbeba kweli? Ati ngiye kureba nanjye mbona injangwe yikoreye iki? Ati nsubiza urugi buhoro. Namubwira ngo byihorere nta wamenye ibyari byo tujye kurara mu cyumba cy'abashitsi. Ageze mu cyumba cy'abashitsi asanga injangwe yikoreye iki? Ngira mwicaranye ngo imbabazi ze turazikeneye kuko ibyaduteye biturusha imbaraga. Mu cyumba cy'abashitsi akinguye asanga injangwe yikoreye iki? Abana b'abakobwa bagiye kuryama mu cyumba cyabo basanga injangwe yikoreye iki? Aba bahungu bagiye guhengera ngo pango natwe yagezemo. Ndabyibutse ibyo wankoreye data mbaye ngushimiye. Wanzahuye nari mvuye rubi nakwiturika imurengezi. Amen. Rero ikintu ntabwo turahatinda. Uyu mugabo yinjiye mu isinagogi icyo gihe asanga barimo nababatijwe umubatizo wande wa Yohana. Ntabwo kamere yari kujya kure yabo kuko icirukana kamere ntibari bakagihawe. Ntabwo imvugo mbi yari yakagiye kure yabo kuko icirukana imvugo mbi cyari hafi. Igitumi ikirukana imvugo mbi ntacyo bagiraga. Ntabwo bari kure ku busambanyi n'ubusinzi kuko ikirukana ibyo ngibyo n'imbaraga zibinesha ntabyo bari bafite. Bari uko bagize bate babayeho cokora bafite idini yabo n'imihango y'idini yabo. Hageze arababwira ati hari icanzanye ngiye kukiza abakene, ngiye kukiza ibisenzegeri ubwo byicayeho, ngiye gukiza impumyi ubwo nazo zicaye umwo, ngiye gukiza abatumva. Nawe reba aho twahereye mu gitondo ngo nta jambo riramufasha. None ubwo arumva watura mu businzi abandi bari gutegura iterambere ry'ejo hazaza ukagira ngo urugo rwawe ahubwo ntugiye kurukuraho burundu. Watura mu buhabara aho urakwepana n'abagore batari abawe ukagira ngo iyo manga igihe bazagukocorerayo. Ejo bundi nabonye inkuru iteye ubwoba aho ku binyamakuru bari basizeho umugore wavuye mu rugo iwe iyo agiye gukorera ibyaha apfirayo. Nge natewe ubwoba naho bari batuye kandi bahituza o kubatuza heza ahari kuko ibyuma birino mu ntara nta biriyo. Ariko nanone nubwo hari abasipesiyaliste barenze nta moruge zibagira. Iby'ubupandekote nabishingutsemo ubu nsigaye nitwa Sumani
kandi twararirimbanaga, ushaka nawe wabivamo. Ndababwira nti mwinkerereza, nyir'ururembo arandegereje. Nahuye n'abagore bari kuvuga ngo bamaze gusobanuka, bafite aho basohokana bakajya mu marogi n'ahandi. Ndababwira nti mwinkerereza, nyir'ururembo arantegereje. Noneho hari aho anyicarata akavuga ngo ayi, nyir'ururembo akomeje akazi ko kunkomeza, nahariye imbere azanyambutsa kugera ngejeje i Siyoni. Hano mu mujyi wa Kigali, indembe zose zo mu ntara bazirefera hano. Indembe zose zananiriwe iwabo mu ntara banazizana Gina, kuko ibyuma biri ino mu ntara nta biriyo. Ariko nanone nubwo hari abasipesiyalisite barenze, nta moruge zibagira. Murumva ibiryo biri aha hantu ubu nka buriya ugiye kubona umuntu ari kwahira kandi abandi bari kurya n'ibiryo byasagutse, nta kibazo yaba afite. Ahantu hari ibiryo. Reka rero dusome ijambo ritoya, turongera dusome hahandi ubutumwa bwiza bw'umwami wacu ko bwanditswe na Luka, kuko intego y'igiterano cyacu ari kwiri. Ubutumwa bwiza bw'umwami wacu ko bwanditswe na Luka, ibice 4, umurongo waho wa 18 kugeza n'uwa 19. Dusembuke dusoma wa 20. Noneho turasoreza ku murongo wa 31 n'uwa 39. Umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Abo mu isinagogi bose babyumvise batyo bagira umujinya mwinshi, barahaguruka bamwirukana mu mudugudu, bamugeza ku manga y'umusozi batuyeho, bashaka kuyimutembagazaho, ariko abacamo aragenda. Kuwa 38 arahaguruka asohoka mu isinagogi, yinjira mu nzu ya Simoni nyirabukwe wa Simoni. Yari arwaye ubuganga bwinshi, nuko baramumwingingira, amuhagarara iruhande, acaha ubuganga bumuvamo. Muri ako kanya arahaguruka arabagaburira. Turacyari ku ntego ivuga ngo imbabazi ze ziracyariho. Imbabazi ze zigize zite? Zande. Umwami wacu Yesu iri jambo yarivuze ageze mu isinagogi, nibwo yari avuye mu butayu, nibwo yari atangiye umurimo w'ivugabutumwa. Araza yinjira mu rusengero, abagabo n'abagore bateranye. Niba bararirimbye ntacyo Bibiliya itubwira aho hantu, niba bararamije bakanahimbaza ntawe wabitubwiye. Cokora igihe cy'ijambo ry'Imana batoranya umwami ngo abe ari we ugira ute? Usoma.
buri Imana niguha ijambo ntuzagiyake. Imana nigushira mu murimo ntukayikure, kuko abifuza kubona ijambo bose ntibarihabwa. Ujye uha agaciro igihe Imana igize ite igusizemo. Nibiguhaye ubudiyakoni ugera avuga uti ndagushimye, uzi ko hari n'utureta pasiteri atari ko byibura mwangize muri komisiyo mu matora tuzabitekereza. Buriya Imana nigutoranya uzabiha agaciro, ntitugahererwa ubwo buntu kubupfusha ubusa. Muri make Kristo ni amahirwe yari agize hariya n'abo abantu batuzuye umwuka wera kugira ngo bamuhitemura, abantu badakijijwe kugira ngo bamuhitemo, n'abo abantu bari barakaye babarakare babarungure nta mwuka bafite, kuko cokora bari barabatijwe umubatizo wa Yohana. Kandi reka nkubwire, hari umuntu w'inshuti yanjye twaganiriye arambwira ati ubu nje mbatijwe inshuro 7. Ubatijwe inshuro 7? Ati iwacu iyo ukosheje barakubatiza, wakongera bakakubatiza, mbese amavuna apfa kuba yaje nawe ukaza bahita bazakubatiza inshuro zingahe? Uriya mubatizo ari ubatijwe gusa ntiwuzure mwuka wera, nta cyaha utakora. Hari n'uwava kubatizwa akarwana, hari n'uwakura umuntu amenyo. Ba Yohana uko bagendaga, Yohana we n'amfe Petero bamubatije ari umurwanya afite n'ingoti, yari umuzerote. Aravuga ati mwambatiza mwagira gute uzanyibesheho nzamusekura. Yari yarabatijwe umubatizo wande. Uribuka n'umwami wacu mbere yuko asubira mu ijuru yavuze ijambo rikomeye, arabareba aravuga ati niko mwa Pete bite ni byiza, ntabwo wanyihakanye. Ati none se ko bimbwira nkagira ngo ntari byo. Yuda sari ati ndiciyahuye ejo bundi, yiyahuye se ndabimubwe ngo ari kubikinisha, ngo abakinisha ibi bintu bakagira ngo ni ibisanzwe. Ntabwo ibi bisanzwe, kuko nyirabyo ntasanzwe, ararenze. Aritegereza ati niko ubundi mwari munzi? Ati bwahese. Kandi ikimenyetso koko uribuka yarabitegereje arabwira ati abantu ntago banze, hako mugira ngo ndinde. Ati manzi numva ngo ari kuvuga ngo uri Yohana, undi atese wowe. Ati nanjye shangazi yigeze kuvuga ko ushobora kuba ngo uri Eliya. Undi atese wowe. Ati nanjye cokora ndabeshe kuze ahirutse kuba kuri umwe aravuga ati bakuze banyu nimubareke na batantine mubihorere, mwe twirirwana bakaramya muhicaye bagahimbaza Imana mubicaye, mukigishwa muhari mugaterana irya mbere n'irya kabiri mugira ngo ndinde. Mwata ariko ndabeshe anko, nanjye umugani wa anko manzuri Eliya. Unati nanjye ndagaye kuze uri Yohana, unati nanjye ndagaye tantine uri umwe mu bahanuzi. Uwo mwaramure baravuga toya. Abahanuzi bazaga mu bundi buryo bakaza batavuzweho, ariko wowe wahanuwe kuva ke, weho wariho uriho kandi uzahoraho, uri Kristo w'Imana. Rero kubw'ibyo bagiye barahura nabyo, bamwe bati tuzahembwa iki, kuko urumva bari barabatije umubatizo wa Yohana. Umubatizo wa Yohana ntiwakubwira ingororano z'ibi bintu. Wabona abagabo batera saruta ariko se basinze, ni kanyanga banyoye, ni cya kigage cyo mu majyaruguru bimeze biti. Uya warabatijwe wa Yohana gusa bakubwira bati tera saruti hoshe hagende bantuza nibo basa nabasaze. Ntabwo basaze, bazi uwo bakorera, bazi inyungu z'ibi bintu, kandi ntibabibwiwe n'umubatizo wa Yohana. Hari undi mubatizo umuntu abatizwa agaha agaciro ibi bintu. Nuko aravuga tumva rero ntabwo ari mwe
nta n'urubanza nabaciriye. Na Yuda wiyahuye yari ihemukiye, iyo atiyahura imbabazi zanjye zari kumubabarira. Hari imbaraga yari igomba kugira atarafite. Hari imbaraga mugomba guhabwa mutari mwagahabwa. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, nibwo muzanesha ibyo ababatijwe mu mazi gusa batanesha. Twari twagiye Huye, iyi ndirimbo mwarayiririmbye, ariko nanjye nayiririmbye nari nambaye. Ndabyibutse ibyo wankoreye data, mbaye ngushimiye, wanzahuye nari mvuye rubi, nakwiturika imurengezi. Amen. Rero ikintu aha ntabwo turahatinda. Uyu mugabo yinjiye mu isinagogi icyo gihe, asanga barimo n'ababatijwe umubatizo wande wa Yohana. Ntabwo kamere yari kujya kure yabo, kuko icirukana kamere ntibari bakagihawe. Ntabwo imvugo mbi yari yakagiye kure yabo, kuko icirukana imvugo mbi cyari hafi. Ikirukana imvugo mbi ntacyo bagiraga. Ntabwo bari kure ku busambanyi n'ubusinzi, kuko ikirukana ibyo ngibyo n'imbaraga zibinesha ntabyo bari bafite. Bari bari uko bagize bate, babayeho cokora bafite idini yabo n'imihango y'idini yabo. Hageze arababwira ati, hari icanzanye, ngiye kukiza abakene, ngiye gukiza ibisenzegeri ubwo byicayeho, ngiye gukiza impumyi ubwo nazo zicaye umwo, ngiye gukiza abatumva. Nawe reba aho twahereye mu gitondo ngo nta jambo riramufasha, none ubwo arumva. Arababwira ati, nyamara nubwo bimeze bityo, icyanzanye ni ugukiza abo batazi iyo bava n'iyo bajya, bakamenya umwami dukorera n'imbabazi agira. Icyanzanye ni ugukiza ibisenzegeri n'iki. Ariko icyanteye ubwoba ni ahantu bari batuye. Ngo bari batuye ku Manga. Hano mu mujyi wa Kigali tubigiraho byinshi cyane. None umuntu wituje mu manegeka burya bari kureba kure. Umuntu wituje mu manegeka ubundi waba ari kureba. Watura mu businzi, abandi bari gutegura iterambere ry'ejo hazaza, ukagira ngo urugo rwawe ahubwo ntugiye kurukuraho burundu. Watura mu buhabara, aho urakwepana n'abagore batari abawe, ukagira ngo iyo manga igihe bazagukocorerayo. Ejo bundi nabonye inkuru iteye ubwoba, aho ku binyamakuru bari basizeho umugore wavuye mu rugo iwe, iyo agiye gukorera ibyaha apfirayo. Nge natewe ubwoba naho bari batuye, kandi bahituza o kubatuza heza ahari. Arababwira ati, ni ukuri kose ntabwo iki giterane ari ukwiyerekana kwa Agape, ntabwo iki giterane ari ukwiyerekana ko amakorari n'imyambaro n'amakoti meza. Barashaka kukubwira ngo umwami aracyafite imbabazi zo gukiza abagiye kwiyahura. Oya, nge nababonye nuguhiganwa sinzi by'amakorari yaha, ushaka n'intego z'ibiterane byabo zikanyobera. Ubwo se wumvise ntaco bavuze? Ubwo urabona abagabo b'abanyabwenge n'abamama b'abanyabwenge basobanutse bafata umwanya nk'uyu bakawuguha, ntawe bazi bakorera. Haravuga ati, ni ukuri hari ibisenzegeri byasenzagaye, ugasanga umuntu hano sinzagaruka muri korari. None se ikibazo, nararwaye ntibansura. Mbare kuko nta mpamvu nimwe izumvikana uretse ko wakijijwe. Hari uzava ngo narasambanye kuko icyo gihe moto yangubise hasi nkubita ikibuno hasi, ntihagira ungeraho.
yewe ratubonye impamvu rata yakubuza kwakira imbabazi. Muri korari hano umuntu nagiye gusura, niyasura mfata umwanzuro wo kuva muri korari. Mvama areko uri batari impamvu nakumenya. Shokora nta n'uwakurenganya, umwuka ukwibutsa iwacu. Inzira ijya kw'iryo rembo ikigorogota, ni uhererwa urwandiko rw'umwambaro wera. Nubwo abagenzi bababaswa ntibazayiyoba, kuko havirwa n'umucyo uhora witeka. Ushaka ko bahora bakurandase, kuko wamugane ntabwo uzi yuke. Nyabuna mujye muramufata, keretse nibanyishurira itike kandi gifite amafaranga. Ariko uzi ko aba bakwishurira itike hari uwo bamenye, kuko umumenye ahubwo nawe wajya urategera abandi mukajya hehe. Nimutaza kumbyutsa sindaza, nge nsigaye ndyama nkaheze. Yego rata, bo bafite ijwi ribakangura ngo mujye ku murimo. Kwiye gukora umurimo wantumye hakiri kare butari bwira, kuko hari igihe bitazashoboka. Igihe umuntu akwiye yemwe gukora imirimo ukorana umwete, nizagira ite yemwe murekeraho. Nibagukurure rata, nibagukurure, ariko burya bamaze kumumenya. Abakumenye bafite amayi no ku minsi mibi bazakomera. Hari abimenyereje kare kubana nande nawe, niba bazambuka Yorodani nubwo izabigize iti. Nawe se ubundi ababigendagamo batazi n'ibyo ari byo, banezezwa n'ishano ryaguye ku murimo, banezezwa n'inkuru mbi z'inshamugongo zabaye ku murimo, banezezwa no kuvuga amagambo mabi ku itorero rya Kristo. We kintu cyazanye ibice muri ryo kikarisuzuguza, risuzuguza abatari, nyamara irabaryo bahora bari maso. Haleluya, ubwira umwami nzaryo wazarire abo nimwisi bafatanyaga nawo. Haleluya, yumbe kuba nkawo basange mw'ijuru. Nta mpamvu atanezezwa no kuvuga itorero nabi kuri YouTube, kuko n'ubundi ntiyigeze arimenya, ntiyigeze amenya nyiraryo. Nta mpamvu gusuzugura abashumba baryo bitamworohera. Hari imbaraga zimutera kubaha atabonye. Nuko ntababarenganya, niho bari batuye. Baramukurubana ati nge gukiza ibisenzegeri muri mwe. Ntabarwaraga amahembe ngo bakunze kuyanyohereza kandi ndirimba muri korari. Ntago nyandeka kubivuga. Umukozi w'Imana aramamaga ati mushumba nikarama ati ntabara. Ntubaye iki? Ati ntabara. Ubaye iki? Ati cyangwa reka tuze kuraraho. Afite abana 7 nawe n'umugore, ubwo ni bangahe? Nanjye mfite abana 9, nanjye na madamu, ubwo iryo teraniro ryari ribaye bangahe? Ndabona ariko se wambwira ikibazo ugize nkagusengera uraho. Madamu atayiga data, ko tutateguye aho bararara abo bantu bose turabaraza he koko? Tubwo turabaraza ku Gikumba. Ku Gikumba se twateguye kubasengera. Ni mwana da ati karame nigumaho ndaje. Ati wareka tukaza tukakubwiriraho ndoye ndaje. Ndagenda
njyayo ngezeyo arambwira ati impamvu tuje kurari wawe nawe iyi nzu ntiwayiraramo habaye iki? Ati madamu agiye gusasa asanga injangwe yikoreye imbeba byicaye mu buriri. Ni injangwe yishe imbeba iri kuyirira mu buriri. Atoya injangwe yikoreye imbeba nzima biri he? Ati ndamubwira ngo uyu mugore naye usigaye uratinya imbeba kweli? Ati ngiye kureba nanjye mbona injangwe yikoreye iki? Ati nsubizaho urugi buhoro, namubwira ngo byihorere ntawamenye ibyari byo, tujye kurara mu cyumba cy'abashitsi. Ageze mu cyumba cy'abashitsi asanga injangwe yikoreye iki? Ngira mwicaranye ngo imbabazi ze turazikeneye kuko ibyaduteye biturusha imbaraga. Mu cyumba cy'abashitsi akinguye asanga injangwe yikoreye iki? Abana b'abakobwa bagiye kuryama mu cyumba cyabo basanga injangwe yikoreye iki? Aba bahungu bagiye guhengera ngo pango natwe yagezemo. Nuko turasenzere mwami, twishe injangwe, twishe imbeba, turazishe mana. Ukumva inzira kunyeganyega ngaha habaye umutingito. Mwami Yesu ngumva mudamu ngo yewe nginzu tuguyeho, ariko mureke dusenge, mwe musenge. Mpamagara undi mu mama w'umunyamasengesho n'umutware we na madama bayateyemo, numva kuko nawe yari hamberekeje. Turasenze nka saa 9 n'igice umugabo aratubwira ngo ikintu kimukubise urushi ngo turi gusenga. Kigukubise urushi kigukubitiye twumvishe yabiye ngo yewe we ubaye ikimwa? Ati kirankubise igikize. Turasenga ubwo umugabo yahise acika intege aryama hasi. Haguruka dusenga ati kirankubise. Bate nose niba kigukubise urakomeza ujyane? Haguruka dusenga ati kirankubise. Turasenga dusenze, Imana iratubwira ngo izo mbaraga mbi bari bohereje Imana irazishe. Twarakinguye muri shambure dusanga harimo umurambo w'ipusi n'imbeba. Muri shambure z'abana dusanga ni imirambo y'ipusi n'iki? Imana iratubwira ngo ibyo bintu ntimubikoreho, ahubwo Vumiriya, uwo mumama witwa Vumiriya, mu musengere wese majeri musengere, numara kumusengera agenda bifate abinage muri toilette, narangiza naye mu musengere. Turamusengera, tumaze kumusengera arabiterura bishyize muri toilette, agaruka amaboko yabaye paralize. Ngiro mwicaranye ngo atari Yesu byadukunjarika, atari Yesu byadukunjarika, atari Yesu byadukunjarika. Araza ati amaboko ntagikora. Turasenze buba burakeye turi gusengera nde? Vumiriye. Umugabo atumva rero se majeri no unkoreye ku mugore, wamubwiye ngo aterure biriya bintu ko we utabiteruye uri pasiteri. Ndariko none none ko nanje ari kumwuka yambwiye ata wabitinye wamaze kumenya ko bikaze, none se ubunguwe y'amaboko arabiragenda. Turamusengera saa 4, turamusengera saa 5. Imana iratubwira ngo nukuri zuba ntirirarenga amaboko yadakoze. Nuko madama kanyongorera ngo garakora si koko? Ndarakora da. Ngo ayo maboko garakora? Ndi garakora. Turasenga saa 11 umudamu arambura ukuboko ati haleluya. Arambura kandi ati haleluya. Turashima Imana kubu ni muzima, amaboko ni mazima. Umugore kwatumva iyo atakira, umva narindagira ngo niwe honyoheje, ariko Imana imbabarire kwizera guke. Imana yakira cyakora. Yesu rero aravuga ngo burya rero nta kindi cyanzanye ni ukubanetraliza izo mbaraga zibirukaho kandi zibarusha amaboko, ariko nanjye ndisumbya amaboko. Ninjye ufite imbaraga kubibirukaho, ninjye ufite imbaraga ku byo
babaroga, ninjye ufite imbaraga kubibabuza urubyaro, ninjye ufite imbaraga kubyabura ubutunzi bwanyu, ninjye ufite imbaraga. Aho kugira ngo babyumve, ngo baramumanura bati ahubwo uri kuturakaza. Baramumanura, baramwirukankana, bajya kumuroha ku mpanga, abacamo aragenda. Ahageze abadayimoni baramumenya ngo nubwo bamwe batakuzi kandi bahora basenga, twe abadayimoni bamenya ko ari nde, ko ari Yesu. Uzi kugira ngo abadayimoni bamenye agaciro ke, weho yazaniye agaciro ubiyoberwe. Uzi kugira ngo amahembe amenye imbaraga ze, kuko amahembe azi imbaraga zawe, ariko akamenya n'imbaraga z'ugukiza amahembe. Abadayimoni bamenya Yesu, baravuga ngo Yesu turakuzi, urakomeye. Ahanyuze bagasakuza bati ntutwice boss, ntutwice, wowe watunyuka. Ariko we hiyo bageze iwawe uraragura yebeba ngo utiminwa yari yarenganye yongeye kuhemboka mu gitondo. Weho baraguhebeza, ariko Kristo yahagezeho baravuga bati weho ntutwice, ahubwo ntutwice, ntugire ute, ntutwice. Abadayimoni bamumenye, twe yazaniye agakiza tumuyoberwe. Icyamba tukamenya umwami wacu, abadayimoni ntibadusumbye kugira ute, kumumenya. Ngo ageze kwa nyirabukwe wa Simoni, Simoni ngo ari yaradedeye, niho nshoreje. Simoni no yari yagiye mu materaniro, ariko ati nugupfa kujeho mabukwe turavaho turashingura. Abateolojiye bavuga ko nyirabukwe wa Simoni ntaho atari yaramuvuje, yari yaragurishije utwe turashira, agurisha n'ibya nyirabukwe birashira. Ariko batuye umugore n'ubundi bambwiye ko baba barabatera mwaku, ndamuzana none dore nyina amazibye n'ibyanjye bigize bite, kamfe kujya gusenga ariko nta gusenga, ubwo nibyo byari bimurimo. Ageze rero Kristo arahagera, haleluya. Baramubwira bati uyu mukecuru yamaze ibyiwe, bishizaza kwa mukwe we, none kwa mukwe we nabi byabo bigize bite, bibasizeho dohora. Ngo aravuga ati mukecuru we, kira mama, kira tatati, haleluya, haleluya. Bati tatarakize, ngo ahita atangira guteka icyayi arabakira. Cyakora uwo mukecuru manzi yahise ararimba ngo ndabashimira nyir'ururembo, amaboko ye niyo yandamiye. Yego ntibari bakayihimbye, ariko ndikumva njewe ariko ashobora kuba yararirimbye. Ndabashimira nyir'ururembo, amaboko ye niyo yandamiye. Weho waramiwe nande? Aho waciye naho wanyuze, nubwo izo mbabazi uzipfobya, ni kubw'amaboko cyangwa imbaraga zawe? Oya, ndabashimira nyir'ururembo, amaboko ye niyo yandamiye. Nahuye n'isayo gahinda gasaze, ntiyemeye ko ngwa mu nzira. Nahuye n'isayo gahinda gasaze, ntiyemeye ko ngwa mu nzira. Ahanyura haranyerera cyane, ariko yambereye inkoni. Ahanyura hari amahembe y'ikoranabuhanga, ariko yambereye inkoni. Ahanyura abagabo batereye ibara, ariko yambereye inkoni. Ahanyura benshi barahamwariye, ariko yambereye inkoni. Nahuye n'isayo gahinda gasaze, ntiyemeye ko ngwa mu nzira. Mbarizo muri kumwe ngo none ibyo wahuye nabyo wabikijijwe n'imbaraga ziwanyu cyangwa hari yatabaye ubukuri? Nahuye n'isayo gahinda gasaze, ntiyemeye ko ngwa mu nzira. Nahuye n'abarozi baroga amapusi n'ibihunyira, ntiwemeye ko ngwa mu nzira. Aririmba neza umukecuru, ari no gukubara ati munywe igikoma. Hari aho nageze ndananirwa, ngera ku munota wa nyuma. Nyir'ururembo anyereka amabuye
nyakandagiraho ndarenga. Hari aho yakwambukije, hari aho yanyambukije, hari aho yatwambukije. Tera haleluya. Joseph Flowers and Peter Lems niwe wenyine. Umucacu barabyina ati yaba atari wowe Uwiteka Mana we simangiriho mba naragize gute. Hari aho ujya ugera ukavuga ngo nubwo byagenda bite simpaca, ariko Kristo akavuga ngo ndavuze ngo baho. Ukavuga uti waho umugi wa Kigali nge nkumvuyemo rero aho ndi kubona ibintu biranshanze uwasubira mu ntara. Akavuga ngo naravuze ngo nzagutuza i Kigali, humura ndagutaba. Haraho nageze ndananirwa ngera ku munota wa nyuma, nyir'ururembo anyereka amabuye nyakandagiraho ndarenga. Ariko ngeze imbere mpura n'abananiwe bagarutse, barambwira ngo imbere birakomeye, tuhasize imirambo myinshi yabo Satani yiciye mu nzira. Ndababwira nti mwinkerereza, nyir'ururembo arantegereje. Ndababwira nti mwinkerereza, nyir'ururembo arantegereje. Haraho nageze mpura nawe wari kuvuga ngo nge iby'ubupantekote nabishingutsemo, ubu nsigaye nitwa Sumani kandi twararirimbanaga, ushaka nawe wabivamo. Ndababwira nti mwinkerereza, nyir'ururembo arantegereje. Nahuye n'abagore bari kuvuga ngo bamaze gusobanuka, bafite abo basohokana bakajya mu marogi n'ahandi. Ndababwira nti mwinkerereza, nyir'ururembo arantegereje. Noneho hari aho nyicarata akavuga ngo ayi nyir'ururembo akomeje akazi ko kunkomeza, nahariye imbere azanyambutsa kugera ngejeje i Siyoni. Nyir'ururembo arakomeje, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Arakomeje ngagirire neza imbabazi abamunambyeho, arakomeje ngatabare abatagira shinge na rugero. Arakomeje ngo abashenjaguritse kubw'ibibazo, abakomeretse kubw'intambara, abakomeretse kubw'amateka, yongera baremera ubuzima bushya. Akomeje akazi, haracyari mu murimo we. Kandi nyir'ururembo nta marira nabonye atahoza, n'agahinda nabonye atamara, nta gikomere na kimwe atomora. Nukuri Yesu arashoboye. Nta marira nabonye atahoza, n'agahinda nabonye atamara, nta gikomere na kimwe atomora. Nukuri Yesu arashoboye. Ndashaka ko korari yo kuramya no guhimbaza muza mukamfasha tukaririmba indirimbo umushumba wacu yitegura kudusengera, kugira ngo umenye ko nta gikomere na kimwe imbabazi ze zitakiza, nta rubanza na rumwe imbabazi ze zitishima hejuru.